Kofi rero normalement ntago ikunda isukari nyinshi. Abantu benshi bakunda no kuyinyweraho. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunda kunywera kofi aho njye shyiramo gake. Abakunzi b'isukari turaha, ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunda kuyinyweraho, njye shyiramo gake, hanyuma biterwa n'uko ubishaka. Biterwa n'uko ubishaka, ni ukuvuga ngo ubinywa bitewe n'uko ubishaka. Kofi yanjye rero ahangaha yahiye, irahumura, imeze neza. Hano nayiteguranye n'umugati wanjye, ni ukuvuga ngo ngiye kunywa ibi bintu ubundi nigendere meze mwa. Ni ukuvuga ngo mbibutse yuko twakoze kofi isanzwe, ariko nkora kofi yo mu Rwanda. Iyi yari iyo mu Rwanda nari mfitemo hano, nuko nayikuye muri bwa bupapuro bagura. Iriya iri mu gapapuro k'umuhondo bayita gukira, ntabwo myibuka. Ni ukuvuga ngo niyo nateguye rero, hanyuma niyo ngiye kunywa kano kanya, ngira ngo murabona neza ko kofi yanjye iyo niyo kofi ngiye kwinywera kano kanya, nkirirwa meze neza. Murabizi kofi iraruhura, ku bantu bayikunda. Kofi ituma umuntu yumva atananiwe, kofi ituma ibitotsi bishira. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunda bakora akazi usanga banywa kofi. Hano rero tugiye kwifatira kofi yacu. Nawe rero ndatekereza ko byakunda ushobora kwinywera kofi yawe mu buryo bushoboka ukajya uyinywa. Kofi rero normalement ntago ikunda isukari nyinshi. Abantu benshi bakunda no kuyinyweraho. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunda kunywera kofi aho njye shyiramo gake. Abakunzi b'isukari turaha, ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunda kuyinyweraho, njye shyiramo gake, hanyuma biterwa n'uko ubishaka. Biterwa n'uko ubishaka, ni ukuvuga ngo ubinywa bitewe n'uko ubishaka. Kofi yanjye rero ahangaha yahiye, irahumura, imeze neza. Hano nayiteguranye n'umugati wanjye, ni ukuvuga ngo ngiye kunywa ibi bintu ubundi nigendere meze mwa. Ni ukuvuga ngo mbibutse yuko twakoze kofi isanzwe, ariko nkora kofi yo mu Rwanda. Iyi yari iyo mu Rwanda nari mfitemo hano, nuko nayikuye muri bwa bupapuro bagura. Iriya iri mu gapapuro k'umuhondo bayita gukira, ntabwo myibuka. Ni ukuvuga ngo niyo nateguye rero, hanyuma niyo ngiye kunywa kano kanya, ngira ngo murabona neza ko kofi yanjye iyo niyo kofi ngiye kwinywera kano kanya, nkirirwa meze neza. Murabizi kofi iraruhura, ku bantu bayikunda. Kofi ituma umuntu yumva atananiwe, kofi ituma ibitotsi bishira. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunda bakora akazi usanga banywa kofi. Hano rero tugiye kwifatira kofi yacu. Nawe rero ndatekereza ko byakunda ushobora kwinywera kofi yawe mu buryo bushoboka ukajya uyinywa. Mwaramutse, ngiye kubasubiza muri iki gitondo. Muri kumwe na Beni Grace kuri channel Beni Grace TV. Kano kanya rero tugiye kongera, ndaje kugira ngo ni mu gitondo, ni saa 11. Ndagira ngo duteke breakfast itagoye yanjye. Ni ukuvuga ngo ndashaka guteka kofi. Impamvu ngiye nkunda kofi, ariko ko umuntu ukunda kofi yakegera hino akareba ukuntu nitegurira kofi yanjye iyo nateguye kuyifata. Ni ukuvuga ngo ushaka gukorera kofi, reka mbabwire, kofi ni ikintu gihenda buriya mu buzima. Kirahenda mu ahantu hose tukigura kofi irahenda. Kofi irahenda, nicyo kintu nababwira. Ngewe rero mu buryo bwo koroshya ibintu baramabwira ko nikundira ubuzima bworoshye, nafashe umwanzuro wo kujya nyikorera. Rero ni ukuvuga ngo ngiye kwereka ukuntu ngiye kwitegura. Ubu nateguye kunywa kofi, ngiye kwereka ukuntu nyitegurira mu gitondo mbere y'uko ngenda, mbere y'uko mva ahangaha. Ndabona ukuntu ngiye ubwanjye nyitegurira kofi, kugira ngo mubone ko atari ibintu bigoye. Nawe nubishaka, niba ukunda kofi, reka mbabwire, kariya gatekawe ka kofi kagura ibihumbi 2, inoti ya 2. Ushobora rero gutekereza ko ukunda kofi. Niba ukunda kofi, ushobora gukemura ikibazo cyo guhora ugura kariya kaboro k'agatekawe kagura ibihumbi 2, ukajya
ukabyikorera. Niyo mpamvu rero ntekereza ko bamwe muri twe bashobora kuba batazi ko kofi ari ikintu cyoroshye kugikorera ariko irahenda. Ni ukuvuga ngo ushobora guteka kofi isanzwe, ushobora guteka kofi irimo amata, so ugategura kofi irimo amata, ariko ndashaka guteka kofi isanzwe. Biraterwa afite amata, afite na kofi, ariko sadepa nuko nabyumva. So hanyuma ni ukuvuga ngo icyo ngiye gukora rero, ngiye gutegura kofi. Mbere ukuntu ntegura kofi mu gitondo iyo ngiye kujya ku kazi, cyangwa se nateguye kuyinywa mbere ukuntu ntegura kofi. Kofi ni ku muntu uyikunda ni nziza, ariko nanone usanga navuga ngo kofi ngo yatera barambibabwira, ikintu cyose cyatera biterwa na sadepa. Ni ukuvuga ngo ntabwo uzareka kunywa ikintu. Kofi iranywebwa, yes, iranakundwa. Uzirinde kunywa byinshi, ariko n'umwe bike ukanywa mu rugero ni byiza. Ariko n'umubiri ukenera kofi kameme, sirtu ku bantu bayikunda. Nawe ushobora gukunda icyayi cy'amata, undi ashobora gukunda igikoma, nanjye nkunda kofi. Buri wese agira guye. Ibyo rero ntabwo wabirengangiriza umuntu ngo umubwire ngo kofi ngo izagutera. Abantu bashobora kugira iyo defu yo kubwira abantu ngo kofi izagutera. Kofi izagutera iki? Ntabwo ari nziza kunywa egise, ariko nanone umubiri wacu cyangwa se kuba yikunda none ntabwo wareka kuyinywa. Iranywebwa pe, nzi ko kofi nayo iraryoha pe, ni icyayi kiryoha ku buryo nzi ko benshi bayikunda. So niyo mpamvu rero navuze ni reka mbere ukuntu ngiye nyitegurira mu gitondo, hanyuma nkajya kuyiteka. So twagiye aha rero ibintu mfite ngiye gukoresha gukora kofi meka. Hano mfite iyi ni itasi, iki ni igikombe gisanzwe. Hano mfite kabakitikira, ni kaneti, ni binika, ni jage, I don't know. Ego, hano mfite isukari, hano harimo isukari. Hano mfite kofi, hano mfite kofi z'ubwoko bubiri. Kofi iyi ngiyi, ikwereka ko nkunda kofi, mbanyifite igihe cyose biracyanuzuye, nakoze nyweyeho nka kabiri. Hanyuma nkagira n'iyi kofi iyi ngiyi bateka. So ndashaka guteka kuri iyi nayo njye nyikora, ariko nta kibazo, ndashaka guteka kuri iyi ngiyi. Iyo ari yose nayiteka nta kibazo. Hanyuma nkagira aya ni amata y'inshyushyu, inyange isanzwe. Ego, inyange isanzwe. Hanyuma hanyuma mfite inyange isanzwe, amata y'inshyushyu y'inyange isanzwe. Hanyuma nkagira n'ikira, navugaga ngo hano mfite inyange isanzwe. Hanyuma nkagira n'akayiko. Yego, kuvuga ngo ni ibintu tugiye gukoresha. So at the end mfite icyo bita kofi meka. Aka kantu rero niko nkoresha kofi yanjye mu rwego rwo kubereka ko nkunda kofi. Iyi ni kofi igenda ikunda. Iyo nkunda ikintu ngerageza kukikorera kugira ngo numva ko ntakifuza. So ni ukuvuga ngo rero tugiye guteka kofi yacu, hanyuma mbereke ukuntu umuntu ashobora guteka kofi yibereye mu rugo nta kibazo. So twagiye kuvuga ngo ibyo nateguye gukoresha ni ibi ngibi. Ibi mureba nk'uko nari maje kubibereka, ni amata y'inshyushyu na kayiko, ni kofi. Iyi ni kofi imwe bateka ya Rwanda kofi. Iyi ni kofi imwe bagura nyine, iri kofi irahenda. Kofi buriya wayigura ari uko uyikunda nyine nkanjye. So utayikunda ntabwo wabyumva ko warekura ayo mafaranga. Hanyuma iyi ngiyi ni akajage turanywesha. Hanyuma iyi ni isukari, iki ni ikirahure, iki ni igikombe turanywesha. Hanyuma ahangaha harimo amazi. Hanyuma hano mfitemo kofi meka yanjye iyo tugiye gukoresha. So ni ukuvuga ngo kofi meka yanjye niyo tugiye gukoresha. Hano mfite igikombe cy'amazi. So twagiye, ni ukuvuga ngo aha rero tugiye gukora ikawa yacu twinywere turi mu
kuvuga ngo rero hano ndakumfungura ino coffee maker, urabibona gutya. Hanyuma hano harimo utuboro, aka ni akambere, kaba karimo imbere, n'aka ni aka kabiri. Tuno dukora coffee nyine, akagira ngo ni nk'akayungizo simbizi. Hanyuma kuba waradusanze tumeze. Hanyuma tugiye gukora. Hanyuma hano hari ahantu ushyiriramo amazi, bakakwereka ikigero utagomba kurenza. Ni ukuvuga ngo ngerageje kubibereka, murabona ko hano hari ingero, sinzi na muri kubibona, handitseho 2, 3, 4, 5, maximum 6. Ni ukuvuga ngo ntabwo ugomba kurenza maximum 6. Kuvuga ngo rero hano tugiye gusukamo amazi, turanza tugasukamo amazi yacu. Hanyuma tukaza dusukamo amazi yacu, ariko kuri maximum ni 6. Kuvuga ngo bakwerekaho utagomba kurenza. Kuvuga ngo ni nk'igikombe buriya, turebe. Tugeze muri maximum, ariko ahangaha badusaba niho ngejeje, ni hafi igikombe n'igice bibiri byendaga kuzura, ariko ntabwo byuzuye. Hanyuma nyuma yo gushyiramo amazi, ndafata ya coffee nateguye gutekaho. Iyi ngiyi ni imwe yo mu Rwanda. Hanyuma nkoreshe akayiko, irahumura. Nkoresha akayiko, nshyiremo utuyiko 2, ese 2 ntiduhagije, 2 twuzuye neza, 2 ntabwo kari kuzuye. Hanyuma ubundi duteke coffee yacu. Hanyuma mukomeze mukurikire murebe ukuntu nkora coffee yanjye. Coffee yo kunywa ni coffee yanjye nyine. Hanyuma rero nyuma yo kushyiramo ndacomeka. Namara gucomeka kuri multiprise ubundi cyangwa se kuri prise bitewe n'aho uri. Hanyuma ugacana kagatara. Ngira ngo murabona yuko karimo karaka umutuku, urabona ni hano karimo karaka umutuku. Hanyuma dukomeze duteke coffee yacu. Ubu coffee deja kuko ari coffee maker, ibayita coffee maker. Ni ukuvuga ngo coffee yacu ihita itangira gukora akazi kayo. Hano ntacyo yifashe kuko aricyo yagenewe, wowe ihita uyireka igatangira gukora akazi kayo. Ni ukuvuga ngo mucunge neza. Murabona ahangaha, mbereke, murabona ahangaha ko coffee yatangiye kwikora. Itangiye kwikora hano, itangiye kwikora. Coffee. Reka nkubwire, coffee irahumura pe. Abantu bayikunda, umva, njya mbona abantu babyiganira mu hantu za mu coffee. Vraiment abantu bakunda coffee, ibyo mwavuga byose abantu bakunda coffee. Nanjye ndayikunda. Iyo nabitekereje ndayinywa, ni akantu gakumburwa. Ni ukuvuga ngo coffee rero hano irimo irikora, hari hasi habindi sawa. Ni ukuvuga ngo ngiye naragikemuye. Ese wowe ukunda coffee? Niba ukunda coffee nawe wagikemura, nta kibazo. Hanyuma rero ndashaka ko tunaganira. Kanya tugiye kuganira ku bintu bitandukanye, tunatetse, nta kibazo. Dukomeze dukora coffee yacu. Hanyuma kugeza igihe irarangira. Yo ubwayo irikora y'amazi yose akikora kugeza igihe arangiriye. Kuvuga ngo urategereza, ugategereza igihe igisubizo kiri bubonekere. Ni ukuvuga ngo rero aha ntegereje igisubizo
ntegereje ko yikora ikiteka nyine ubwayo. Iyi rero niyo usanga tujya kugura mu makofi, hanyuma ugasanga aka kaboro kari agatekaweyi ukagura inoti ya 2 aha make, inoti ya 2 harimo amata se harimo atarimo amata se, kuvuga ngo kofi reka mbabwire nanjye ndayikunda pe, ndayikunda rwose ku buryo nasanze ari ikintu ngomba gutuma ndayikora. Nsanzwe nyikora ariko ntabwo nari ndarakora video yayo, ibintu byose ntabwo wabikora umunsi umwe tugenda tubana, so ni ukuvuga ngo nari ntarakora video yayo ku buryo navuga yuko nabereka. So ni ukuvuga ngo ariko ubu ni mu gitondo ngiye ku kazi, natekereje kunywa kofi, rero ngiye kwikora hanyuma ninywere kofi yanjye nta kibazo, ubuzima bukomeze, sibyo? Ni ukuvuga ngo nawe rero byakunda ukajya wikorera kofi yawe mu gitondo, ukinywera kofi yawe mu gitondo nta kibazo. Ni ukuvuga ngo icyo usabwa ni ukugura ino kofi maker, hanyuma ukagura ni kofi nyine yanditseho ngo kofi 100% ngo ni kofi, sinzi ngo yakorewe he, ndaje ndebe. Mu gihe rero turimo turakora kofi yacu, nshobora kuba ndi kuganira namwe, ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu ngiye nikorera mu rugo, nawe babikora, uzajya ugerageza. Ndicara ubu mu gitondo ngiye ku kazi, ariko natekereje gukora kofi yo kwinywera. Turarindiye rero irimo irikora, sinzi niba muri kumva aka kantu kaba karimo karayikora kugeza igihe irangiriye pe, irikora ku isi ngiye ikikora neza, ukakanywa agakawa karyoshye, kumva ikawa ndayibatuye. So ni ukuvuga ngo rero hagati aho ngaho nawe byakunda wakora kofi wayikorera. So uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku bintu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo nkunda kuganira, maze bise numva nganira nabwo ubuzima bwose. YouTube channel yanjye dushobora kuganira ubuzima bwose, twakuvugana ibintu byose, ariko tunaganira, tunungurana inama, duteka, turya neza, hanyuma tugira n'ubuzima bwiza, tukiga ku bijyanye n'ubuzima, indwara muri rusange, tukamenya ngo ese izi ndwara turwara ni ziterwa n'iki zitera, ese ibimenyetso byazo, ese twazirinda gutya, uburyo twamanaginga, uburyo twa muri sosiyete tukabona n'izo ndwara kandi tukazirinda. Ibyo byose rero niyemeje kuzajya mbibakorera. Niba ugeze hano bwa mbere, ndagusuhuje, ndakuramukije, ariko nanone nubona ukunze ibiganiro nkora, wibuke gukora subscribe cyangwa subscription. Ni ukuvuga ngo ukore hano kuri subscribe, ni akanya gato, ni akantu gato cyane gusaba. Kora subscribe, hanyuma ukore like, hanyuma wandike mu comment umbwire uti tuzadukorera iki n'iki, nta kibazo nzagikora. Ni ibintu bisanzwe kuri jyewe, buri munsi ndateka, buri munsi ndakora, ngira akantu ushobora gusiga nkoze, ni uko jyewe biba biteye nyine nta kundi. So aha rero mu gihe turimo turateka, tunaganire ntacyo bintwaye njyewe, hanyuma turi kuganiraho gato. Kofi yanjye ntabwo ari yashya, twamaze tuganire kuri sije zitandukanye. Uyu munsi nateguye, mu gihe ntetse, mu gihe ndi gutegura, dushobora kuganira no ku bintu bitandukanye. Yego, nta kintu bitwaye rwose. So entreta rero, mu gihe nanone n'ubundi turi kuganira, reka nkomeze mbereka aho kofi yanjye igeze. Ntabwo yari yarangira, iri hafi kurangira. Uvuga ngo ubu uri kureba amazi ahantu ageze, urareba amazi ahantu ageze, isa nk'igiye kurangira, hanyuma ugategereza amazi wateguye akarangira kugira ngo winywere kofi yawe. Ni ukuvuga ngo agakofi kanjye murabona, dore uri kureba hano, iyi ni kofi nateguye, murabona ahantu igeze. Hani kuvuga ngo iri hafi kurangira, ntabwo irasoza, ntabwo yikupa, uracunga ukamenya ko yarangiye, hanyuma ukinywera kofi yawe. Murabona ko ni ibintu bitagoye rero, nawe byakunda uzagerageze gukora kofi yawe ntacyo
gusa ikintu cya mbere nababwira n'uba ufite uburyo ntuziyime, nta mpamvu zo kwiyima ugahora uri mu bwoba ngo kanaka yarakubwiye ngo ibi ntibinywebwa. Niba atabikunda nawe ntabwo wagendera ku bitekerezo bye. Wowe ufite ibyo ukunda nawe afite ibyo akunda, so mugomba kubahana kuko buri wese agira ibyo akunda. Niyo mpamvu rero umuntu wese agomba kubaha undi, akamwubahira icyo akunda, akamurekera icyo akunda. So mushobora kuba mubana mu nzu ukunda kofi, undi akunda amata y'inshyushyu, buri wese rero nimwubahane, nta kintu bitwaye. Hanyuma buri wese afate icyo yifuza. So hano rero kofi yanjye yahiye, yarangiye, irabikwereka ko yarangiye. Ubundi ugakupa, ubundi ngacomora kofi yanjye, hanyuma tukicara tukinywera kofi yacu. Ni ukuvuga ngo tugiye gutegura kofi yacu. Ni ukuvuga ngo ndafata itasi yanjye cyangwa se igikombe cyanjye, hanyuma nshyiremo isukari utuyiko dutatu, hanyuma nindangiza nshyire ku ruhande, hanyuma mfate ya kofi yanjye. Ni ukuvuga ngo ya kofi yanjye yahiye, kugira ngo murabibona ko ni kofi nziza, kofi isa neza. Kanze mbereke, wow, ahamba ndi kumira amazi igihe shaka arahumura. Ni ukuvuga ngo ndasuka kofi yanjye, wow. So ni ukuvuga ngo rero hano ushaka gushyiramo amata, aya mata y'inshyushyu, aya ngaya muri kureba, cyangwa se andi yose waba ufite, ushobora no kuhafashirayo bakamisha ku madayari, ariko ngende ubasha kukanywa gutya nta kintu kivangiyemo. Ushobora gushyira amata rero washyiramo, so hanyuma ngiye kuba nshaka kuyinywa yonyine. Ayibonye kofi yanjye, umva ahandi mba numva igiye kurya neza, kunywa neza, umva ndayibatuye. Aha rero ni ukuvuga ngo reka mbabwire kari guhumura. So aka kajage nako natewe gusukamo, ariko ndabona nta mpamvu, kubera ko ari kofi nayiteguriye muri coffee maker. Ubundi tugiye kumva uko kofi yacu imeze. Umva oya, reka manze nicare ubundi tunywe kofi yacu. Kofi yacu tubanze twicare tuyinywe neza, ntuje, nta stress. Ngiye gutegura kofi yanjye. Kofi rero normal ntabwo ikunda isukari nyinshi. Abantu benshi bakunda no kuyinyweraho. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunda kunywera kofi aho, ngiye shyiramo gake. Abakunzi b'isukari turaha. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunda kuyinyweraho, ngiye shyiramo gake, hanyuma biterwa n'uko ubishaka. Biterwa n'uko ubishaka. Ni ukuvuga ngo ubinywa bitewe n'uko ubishaka. Kofi yanjye rero ahangaha yahiye, irahumura, imeze neza. Hano nayiteguranye n'umugati wanjye. Ni ukuvuga ngo ngiye kunywa ibi bintu, ubundi nigendere meze. Ni ukuvuga ngo mbibutse yuko twakoze kofi isanzwe, ariko nkora kofi yo mu Rwanda. Iyi yari yo mu Rwanda nari mfitemo hano, nuko nayikuye muri bwa bupapuro bagura. Iriya iri mu gapapuro k'umuhondo bayita gukira, ntabwo myibuka. So ni ukuvuga ngo niyo nateguye rero. Hanyuma niyo ngiye kunywa kano kanya, ngira ngo murabona neza ko kofi yanjye, iyo niyo kofi ngiye kwinywera kano kanya, nkirirwa meze neza. Murabizi kofi iraruhura. Ku bantu bayikunda, kofi ituma umuntu yumva atananiwe. Kofi ituma ibitotsi bishira. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunda kurara bakora akazi, usanga banywa kofi. So hano rero tugiye kwifatira kofi yacu. Nawe rero ndatekereza ko byakunda ushobora kwinywera kofi yawe mu buryo bushoboka, ukajya
wow, mwambonye ubu rero ngiye kwinywera kofi yanjye. Mu buzima buri wese agira akadoze ke, aka niko kadoze kanjye. Abantu muzambaza ngo nkunda iki, mumbaza ngo nkunda iki, ngira ngo icya mbere mwakibonye, nkunda kofi. Hanyuma hano mfite umugati. Iyi ni imigati nikorera, imigati ya sandwich, imigati nikorera, nayikoze ejo. Hanyuma ndayinywesha kofi yanjye. My friend, ikawa yo mu Rwanda iraryoha. Ubu ntangiye kuvugishwa, karashyushye, urumva uburyohe mu kanwa ahantu hose. Ubu ngiye kofi nayinywa buri munsi, buri saha, buri segonda nanywa kofi. Kofi iraryoshye pe. Bavuga ngo ikawa yo mu Rwanda, mukumva ngo ni ikawa ki, ifite uburyohe pe. Ni ukuvuga ngo murabona iyi kawa itandukanye n'iri. Iyi ngiyi naguze ya kofi, ngira ngo niyo ni ya hehera, ni Europe, ni mu Buhinde, ni mu Bushinwa, sinibuka. Ariko ikawa yo mu Rwanda ifite umwihariko, nayo ngiye kujya ngura gusa. Dukunda ibyo hanze, ariko normalement njya numva bajyaga bavuga ngo ikawa yo mu Rwanda ngo iraryoha pe, iraryoshye pe, iraryoshye rwose. Iyi kawa iraryoshye. So iyi kawa iraryoshye yo mu Rwanda, ntabwo ari ukubeshya. Urabona mfite ikawa ebyiri ngereranyije n'iriya. Iyi kawa iraryoshye. Kuvuga ngo pari raporo y'iriya, kandi iriya irahenda. Yego niyo mu Rwanda ntabwo yoroshye, irahenda, ariko ifitemo akaryohe. Iyi kawa iwacu iraryoshye, ifitemo akaryohe. Iriya yo ku muntu ukunda ibintu bisharira iraryoshye, ariko ku muntu ukunda ikawa iryoshye, murabona ko ifite ikawa nyinshi hano, kandi rero nywe gutya nirirwa meze neza. So hari ibintu nashaka ko tuganiraho uyu munsi. Kuvuga ngo hari igihe uganira n'umuntu hanyuma ukabona ibitekerezo afite numvaga nshaka kubanza kunywa ikawa, noneho ndaje tuganire, maze kurya umuntu abanza akarya agahaga. Yego mama, tukivuga ku ikawa yacu n'umugati, mujye mwikorera imigati da, umugati uba woroshye. Iyi ni sandwich, umugati yoroshye. Ukora wibereye mu rugo, maze kwereka imigati myinshi ushobora kwikorera myinshi pe. Umugati ngiye kuyambeka ko woroha kubikora, nshaka no kuwukora ntashyira umugongo. Kuvuga ngo umugati ntabwo usaba ibintu byinshi. Ushobora no kuwukora nimugoroba utashye, ushaka kuwukora mu gitondo. Umugati ntabwo uvuna iyo ufite ifuru. Ntabwo uvuna. So ubu rero ndumva hari aho ngejeje, tugiye kuganira. Tugiye kuganira gato, tuganire ku bintu bitandukanye mu buzima umuntu ashobora kujya akemura. Hari ibintu umuntu ashobora kujya akemura, hari uko umuntu ashobora kubaho. So ibyo byose rero ni ibintu bivuga ngo birashoboka ko
umuntu ashobora kubaho kandi akagira ibyo akemura. If you are mature, so nababwiraga ngo reka tuganire. Hari ibintu iyo umuntu mukuru uba umuntu mukuru, ni ukuvuga ngo hari ibintu nshaka ko tujya tuganiraho rimwe na rimwe. Ibintu dushobora kuganiraho rimwe na rimwe nk'abantu bakuze, nk'abantu bakuru, tukajya tubasha kumva yuko hari ibintu dusabwa, sibyo? Hari igihe uganira n'umuntu, mperutse kuganira n'umuntu nk'urugero, reka mbaye nk'urugero rufatika, standi nayo iri kungora. Hanyuma mperutse kuganira n'umuntu, maje kuganira nawe, turi kuganira n'umuntu usanzwe, ndi ku kazi, arambwira, ndamubaza nti ese koko mu by'ukuri navugaga nti mperutse kuganira n'umuntu, noneho nganiye n'umuntu kurya tuganira nyine duhorana n'abantu. Hanyuma ndamubaza nti ese afite umwana w'imyaka 6. Ndamubaza ese uyu mwana bitewe n'ukuntu muganira nyine, bitewe n'ibyo uri kumubaza, bitewe n'akazi uri gukora, bigatuma umwinjira cyangwa se bigatuma muganira umenya ikintu, donc bigatuma umenya ikintu. Ndamubaza uyu mwana twashaka hari ibintu twashaka kumukorera, kumufasha, biba ngombwa yuko azana attestation de naissance y'umwana. Ati ndagapfa ntabwo umwana ndamwandikisha. Ndamubwira umwana ungana gutya ufite imyaka 6 ntabwo wari wamwandikisha. Ati wapi, ntiharabura iki ngo ise yambwiye ko azamwandikisha. Yari umwana w'umukobwa se yari umugore, afite umwana w'imyaka 6, my friend. Dufite ibyo twashaka kugira ngo tumufasheho mu kazi, ariko bibaye ngombwa ko bisibira ikibazo. Ndamase kubera iki uyu mwana ukeneye kuzana donc attestation de naissance. Ati sinigeze mwandikisha. Ageze imyaka 6 umwana nta hantu azwi, mwirangamere ntazwi. Ni ukuvuga ngo afite nyina, afite ise, ntawe yanditse. Ni ukuvuga ngo byarantangaje. Ndavuga nteko kuki muri iyi si dukunda gushyira abantu mu bibazo bitari ngombwa. Umwana waramuzanye ku isi, yego, hanyuma mu kumuzana mu isi ntabwo ukora inshingano zawe z'umubyeyi. Yego waramubyaye, waramutwise n'ibyo, waramubyaye n'ibyo, ariko afite uburenganzira bwo kwandikwa uko bikwiye, kwandikwa kugira habarizwa. So naramubwiye nti ese kuki utamwandikishije? Ngo ise yambwiye ko azamwandikisha. Ndabaza ise arahagana ye kurya ataramwandikisha ngana buri. Ati ise arafunzwe. None se niba afunzwe bamukatiye imyaka ingahe? Ngo imyaka 5. None se umwana afite imyaka 6, ise bamukatiye imyaka 5, namazemo ingahe? Amazemo 3, hasigaye 2. Nabwo se reka nkubaze, nk'ubu bibaye ngombwa ko wari ukeneye iki kintu kandi cyari kugufasha, none irangamere ko umwana atanditswe bibaye ikibazo. Ese koko niba isi waramubyaye ukamurera, umwana akaba afite imyaka 6, kandi ukaba wumva yuko ise mutabana yakwemereye ko azamwandika, swate ashobora kuza yarabihinduye ntamwiyandikeho, swate ariko sinacyo gikenewe. Byari bikeneye ko kukimara kumubyara wagombaga wowe ubwawe kubanza ugakora icyo usabwa nk'umubyeyi. Ni ukuvuga ngo wagombaga kumwiyandikaho, ise yazabona niba yari yabyanze, yazabona bikwiriye mu gahinduza. Guhindura rega biremewe, ariko gutegereza ibibazo bikaza. Naramubwiye nti ese kano kanya ise arafunzwe, nawe ejo ushobora gufungwa cyangwa se ukaba utagihari, ukaba waravuye ku isi. Ariko tekereza uyu mwana, umwibaze wavuga uti uyu mwana bizagenda bite mu gihe uyu mwana nta hantu abarizwa. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo hari ibibazo dukunda guteza imiryango yacu, abana bacu, kandi bya twakagombye kubikemura. Buriya umuntu wese ntago amenya ngo ejo bizacya, ejo nzaba gihari. Buri gihe turabagenzi niko babivuga. Ni ukuvuga ngo tugomba guhora twiteguye ko isaha ku isaha dushobora kuba tutagihari. Ni ukuvuga ngo rero ni ibintu dushobora gukemura, twagombye gukemura. Umwana aravutse, yego uramubyaye, ni byiza uramureze, agize imyaka 6 ntahabarizwa, nta muryango azwiho, wenda urapfuye uramusize. Shareka mbabwire uwo mwana kugira ngo azajye kubona irangamuntu abantu, my friend, ejo neje undi ushaka gutambuka mu handi imodoka yo gukandagira ukabura ciyo.
usigiye wa mwana ibibazo by'iki nakura azajya kujya gushata irangamuntu asanga intari n'irangamere ku myaka 16 icyo ni ikibazo wagombye kuba warakemuye nka nyina mbere utitaye ngo ise ntahari niba ise ko yaravutse ntamwiyandikeho nawe ntumwiyandikeho ari hagati nk'ururimi nta hantu abarizwa sinzi niba abarwa mu banyarwanda muri miliyoni z'abanyarwanda zihari ntabwo abarwa muko nta hantu yanditse mu irangamimerere no kuvuga ngo nta hantu agaragara nta hantu abarizwa biragusaba ko ugomba kuba wamwiyandikisha ibyo ni ibintu byoroshye pe ariko ntabwo ushaka kubikemura urashaka ko kuki duhora dutegereza ibibazo ko bituzira mbere yo kubikemura umwana agize imyaka 6 ngutegereje ko isamwandika naramubwese inyungu yo ko ise yamwandikaho ni kuba nyine ngo mwemera sawa nibyo ni byiza ariko se mu myaka 6 amaze urumva yanafunzwe ataramwirwa mubye yari hanze yanga kumwandikaho arakubwira ngo azamwandikaho ni byiza anatandaye ko isamwandikaho akimara kuvuga ko utamwanditseho none niyemera kuza kubera muzagiye guhinduza biremewe nta kintu bitwaye mwese deja mama namwanditse wongeraho ariko none wese kubera iki murindira ibibazo kuki dukunda guteza ibibazo ubwo ni urugero rwa mbere uwo mwana agize imyaka 6 yarabaye ngombwa ko mutumuha support iranze kubera iki ibibazo aterwa na nyina kandi barabana ikindi no kuvuga ngo ngira ntashaka gukemura iki kibazo ngo ategereje ngo isamwiyandika ibyo byonyine reka nkubwire wagombye kumwiyandikaho hanyuma ise yazaza mugahindura ariko umwana akagira habarizwa ubu nta hantu abarizwa kuri nyina ntabarizwa kuri se ari hagati mu rurimi mena nk'abo ngabo baba babandi baca mu isi umugezi buryo uraza ugaca mu Rwanda hubu ugakomeza mu Burundi hubu ugakomeza Tanzania hubu ugakomeza Uganda hubu ukajya Kenya nukuca mu wigendera so uwo mwana rero uri kumwicira uburenganzira bwe so niba yabyita imyumvire niba yabyita I don't know gusa uwo mwana mama urimo muramuhotera no kuvuga ngo uwo mwana normalement akeneye kuba hari aho abarizwa icyo shaka kuvuga ubwo kuki tudakemura ibibazo hakiri kare ibyo bintu narabitekereje ndareba mbona mama warari nubwo se ntago byakunda ko wakemura ikibazo mu gihe sadahari hanyuma yazaza atarahindura intekerezo mukaba mwabasha kuhinduza ukabona nta byumva ngo ategereje ko isamwiyandika nibyo ariko mu myaka 6 amaze niba yaranze kumwe n'iki kikubwira ko ubwo naza zamwe reka wenda zamwiyandika ariko se naramukataje wowe suzi muri iyo mu gihe atarafungurwa bizakugendekera bite kuki udakemura ikibazo gihari ugategereza ko kizakemurwa ikindi gihe ahazaza uhazi gute usigaranye igihe kingana gute ibyo bintu ntago ari byo n'ukuri pe ntago ibyo bintu ari byo kuki tutabasha gukemura ibibazo bitureba mu gihe cyanyacyo kuki ibyo bintu tutabikora kandi you are mature uzi neza ko azakura agakenera wenda ngira ngo niyo bagiye gusoza umwaka w'amashuri hari ibintu babasaba bijyanye nk'ibyo mbona abantu baza gusaba amafishi y'abana yo gukingirwa aho yavukiye simbizi hari ibintu bisabwa kuki udashaka gukemura ibibazo hakiri kare kuki ugombera gutegereza ko umuntu azagira ibibazo mbere yo kumufasha kubikemura ni umwana wabyaye wamuzanye mu isi atari gusabye sibyo ugeretseho noneho no kuba wamuteza ibibazo icyo narabitekereje mpita ntekereza ko nigeze kugira umukozi nawe umeze gutyo araza yarafite imyaka 18 abakozi duhura n'abakozi benshi batandukanye noneho afite imyaka 18 noneho arangije nyine arambwira ati ntarangamuntu ufite ndamukurikirana namugese ko idafite irangamuntu ati ntago ndayishaka nabwo wararengeje hari service nyinshi utabona ko irangamuntu ati nzajya kuyifata ati naje mfite gahunda n'undi yo kujya ku murenge ati nagiyeyo ati barambwira sinzi ibyo bamubwiye so ndamubwira ntacyo uzajye gushaka irangamuntu umunsi wa mbere ndamureka
umunyamakuru ajyayo ajya ku murenge waho ntuye agiyeyo ngo baramubwira ngo ntabwo yanditse mu irangamimerere inyumve ntabwo wanditse mu irangamimerere my friend ku myaka y'18 ntiyanditse kuri nyina nta habana mbese yisanga atariho ndamubaza se mama wawe ari gusimbiza papa wawe ari simbiza barahari warezwe nande na mukuru wanjye nisubira bigenza ute mama we ntango ngo ari mu Rwanda ngo ntazi yaba isi ni umuntu uraho utarigeze ubarera nyina ntazi yaherereye umwana agejeje ku myaka 18 nibwo amenye ko ataba kwirangamira ya se na nyina ariko se ni mama wawe nguye ese ni papa wawe none se urabigenza ute uravuga mama wawe ntahari wanditse kuri mama wawe none biragenda bite uzabaho gute utagira irangamuntu hari serivisi nyinshi utazahabwa kubera ko ntabwo uri umunyarwanda ku myaka 18 nta hantu uzwi n'irangamimerere umbwire na isarahari nyina arahari nubwo atazi iyo baratariho sinzi ibyo yambwiraga abakozi bantu bose buri wese bafite ukuntu imibereho yabayeho ntabwo nabashije byinshi ariko ntacyo yakemurirwa ntacyo bari kumukemura ko ntaho yanditse byasabaga ko agomba kujya kubwira nyina akajya gushaka ifishi nyina no kuvuga ngo yanditse nyina ni wowe wenyine ushobora kukanya gukemura ibyo bibazo sino byari kuba big deal aramutse atagihari rero ku myaka y'18 y'abadafite nyina umva biramuhagama no kuvuga ngo aragenda bigasaba kujya ku midugudu upfa kwa mudugudu aho yavukiye ko umva ibibazo tuba duteza ibibazo wagakemuye ukabyirengagiza bikazigira bikuruka ku muntu iyo ni example ya kabiri ubwo icyo nshaka kuvuga nashaka ni kuki tudakunda gukemura ibibazo mu gihe biri ngombwa ubwo ni urugero rwa kabiri urugero rwa gatatu nanone umuntu arambwira ati jewe mfite umwana ndera mu kurera uwo mwana namufasha ari muto bon namubyariwe na mubyara wanjye maze kubyarwa na mubyara wanjye story ye ubwo ndarambwira ati story ye ati ngenda namubyara na mubyara wanjye ati baramuviye yabaye card viol arabihirwa amaje kufihirwa arasama amaje gusama ashaka kuyikuramo ndamubuza ndamubwira ni no uwo mwana mureke umutwite nk'umubyeyi umukorera inshingano z'umubyeyi umubyara umwose ariko hejuru yo kumutwita hejuru yo kumuza irindi nyinzanira iyo uwo muntu ndamushimira kuko yabikoze ari umwana w'umukobwa nawe aramubwira ati yari umukobwa ku mukobwa umwe ari mubyara undi aramubwira ati wikuramo iyo ndamureke fata uwo mwana umutwite numara kumubyara uzamukorera inshingano za kibyeyi ntabwo nzamukura umwonse nk'abandi bose nurangiza kumwonsa ibindi byo ku ruhande benza bisabwa ibisabwa imyenda imyambaro ibisabwa nk'umubyeyi wagobye kumukorera ngewe nzabikora aremera aramutwita yindaga kumukuraho arayitwita kuko yari card viol ariko aremera aramutwita aramufasha aramukanselinga aramutwita hanyuma amaje kumutwita aramubyara amaje kumubyara aramusa wa wundi wamwemereye koko aramufasha akajya amufasha ku bindi bijyanye urumva ntago konse ari kumufasha amufasha mu imyambaro y'umwana amufasha buri kintu arangije aramubwira ati namara gukura uwo mwana uzamuha nta kibazo niba wumva utamushaka kuko wabaye viol nzamurera umwana yaramutwise aramwonsa agera aho amubyara yego ariko kubera ari card viol ntago yigeze akunda umwana yagiraga gutya yamutera nk'umujinya maze abana batera umujinya kumva yamushwanya gusa agahita yibuka ko yafashwe ku ngufu umwana agira umwaka 2-3 abana batesha umutwe bako bisaba kwihangana imyaka 3 hagati 3 nigeze aramubwira tuzi n'ibindi wanyemereye ko uyu mwana uzamurira fata aramunga umwana yavuyemo umwana w'umuhungu mwiza uwo yarangije kwiga mwiza basubiremo ngo mwiza noneho agatanga urumva umwana yarakura akamenya kibaza se akisanga atari mu muryango wa nyina akisanga atari kumwe na nyina akisanga atari kumwe na se isarahari nyina arahari ubwo urumva yanditse kuri nyina umutante we umurera arahari hanyuma ndagira ngo mubwire ko umwana agize imyaka hafi 20
atarabona ise ari muri uru Rwanda, ni umuntu ufite akazi ukora nta kibazo, ariko yaranze kugira ngo akemure ikibazo. Ikihe kibazo? Umwana yarakuze agira curiosity, barakura bakakubaza atari ku bundi bimeze bite, papa bawo batarahari, yitwa nde, baramubwira, yanditseho ise kwari, yanditseho ko ari muzima, ari mu Rwanda, ariko ndagira mbabwira ngo uwo se kugeza n'uyu munsi umwana w'imyaka 20 yanze guhura n'umwana, aho ravuga ko azagikemura. Umwana nyina yagize aramubwira abwira ise ati umwana donc famille, kuko nyina we yabaye viole, ariko famille ise yavuga ngo ntabwo ngo namenya ngo ko ari nge ngo wagutenda bimwe by'abasore, azagushakara simbizi ahandi, afite ari mu Rwanda n'undi ari mu Rwanda, ari muri Kigali n'undi ari muri Kigali, ariko ntashobora kumwira. Sinzi ikibazo afite. Umwana nta cyo kimukeneye, yarize yaranye ageze igihe cyo no kwishakisha ubuzima, ariko afite agahe akeneye ko n'uburenganzira bwe bwo kumenya umubyeyi we, ariko icyo cyaranze, yanze gukemura icyo kibazo. Wa mugabo ahantu uri ntago warangiza ibibazo, kuki mukunda gusiga ibibazo? Umunsi wapfuye usigiye umwana curiosity yo kuba atakuzi gusa, ntacyo gusaba, cyo yagusabaga yarakibonye. Yasabaga kumugaburira, ukamukuza, ukamurera, ageze aho nawe aho uko biri nta kibazo afite. Kumwiyereka byonyine byaranze kugira ngo akubone. Ntabwo yitaye ku bibazo byawe n'ibya nyina mwagiranye, wo mufata ku ngufu nta kibazo, ahubwo ni ukuvuga ngo ntumwemera, ntushaka guhura nawe. Umwana afite curiosity yo kumenya, ntacyo kigusaba, afite aho aba, aho yakuriye, nta nubwo yakwiyumvamo ko mutari nk'umuntu, ni uri se nyine, nta wundi yabonetse, ariko none ntabwo yagukunda nk'uko akunda aho yakuriye. Aranagukunda gukura ise pe, nta n'undi ateze, ariko ibaze ko uba uhari nawe hari utabasha gukemura icyo kibazo cyo kugira ngo muhure gusa. Vis-a-vis yabaye umuntu w'umugabo, mwahura mukadiringa, ukamubwira wenda impamvu yagize ubwoba bwo kumugira, ugakemura ikibazo ukiriho. Kubera iki ibintu dukunda guhura nabyo? Hari ibibazo byinshi biri simple abantu bakongera kugira deal, kandi ari ibibazo biri simple twagakemuye. Yego birahari. Kubera iki ibintu tubigira big deal? So iyo nayo ni indi case. Ikintu nashaka kuvuga ngo kuki tudakemura ibibazo tugihari? Niba uri ebo yo gukemura ibibazo ari wowe kireba, kuki udashaka kugikemura? Why? Tell me why. Ntabwo mbyumva pe. Ngira impamvu mudashaka gukemura ibibazo mu gihari. Kuki Umunyarwanda yarebye ngo irinde kuba ikibazo ku bantu. Urumva utari ikibazo kuri uwo mwana? Uwo mwana nubwo yakoze ariko afite ikibazo, afite crise. Umuntu arakura akamenya, agakenera kumenya umuryango we, aho akomoka. Abandi bana baravuga papa we byo ntabyaza, basi wamwiyeretse ibyo icyo akeneye ni kimwe, kuba wamwiyereka. Uwo niwe mvuze. Hari abandi benshi bameze gutyo, arakubwira ngo papa sengwa. Buriya ababyeyi b'abamama hari ikintu barusha abapapa. Hari ukuntu umubyeyi nyine ahura n'umuntu gutyo, bagaterana inda, bagatandukana, umugabo umusore akigendera, umukobwa akagenda akahangayika, ariko akanambana umwana, ariko harawagera akananirwa, akaba yagusaba support ukayimwima. Ugize wenda wazanye umwana mwisi kwisi utariteguye, ariko yaraje. Ese yaba ari wowe? Iyo ari wowe waje muri ubwo buryo, we wagize amahirwe, uravuga papa, uravuga mama, urabona abavandimwe, urabona inshuti, we ntabyo afite. Wenda we ntabwo yagize amahirwe yo kubona abavandimwe, cyangwa se arabafite ariko batavukana, ariko afite kukumenya buri nyina, afite kukumenya n'uburenganzira bwe. Sibyo? So aho rero karakanyuze munashaka kwereka yuko hari ibibazo tumwa gukemura. Niba ufite ibibazo, ufite abana, ufite wenda ibibazo ushaka gukemura, ushaka gusiga ukemuye, ubabizi ko isa twese turi abagenzi. Rukuvuga ngo buri muntu aba ari mu rugendo, duhora mu rugendo.
bisi yawe nigenda bisi iragenda yagera ku cyapa icyapa cyawe wakigeraho ukavamo abandi bagakomeza ni ukuvuga ngo bisi irakomeza ikagenda twese tuba turi mu rugendo bisi iragenda ikagenda iyo igeze ku cyapa irahagarara bamwe bakavamo abandi bagakomeza meaning ko iyo igeze ku cyapa cyawe uvamo ugasigara ugapfa ukagenda abandi bagakomeza so ariko se mu gihe uhari kuki utakemura ibibazo bimwe na bimwe gihari swat reka mbabwire ushobora ufite ibibazo quelconque ufite ndano urugero nk'amasambu amazu n'ibindi umurima se itungo se ibintu nk'ibyo ngibyo ibibazo se donc ibibazo ariko ukaba ari uzi neza ko uzi inzira yo kubiki urayizi pe ukabyirengagiza ukicara ukituriza uzi neza ko babana bawe baracyabana kugira ngo bazajye gukurura neza inzira bagomba kunyuramo utagiharisha bizabatwara imbaraga bibatware energy urumva kandi waragombye kusigaza gukemura icyo kibazo hari ukuntu abantu b'abasore batera abaninda bakabihaga akuse niba unamaje no gukura ukabona ushatse undi mugore ukabona arabyaye ukabona abana urabareze ujye wirengagiza ko hari undi mwana ufite hirya nawe ugukeneye reka wasi nyine yavutse ariko basi muhe affection yumuba hafi nyine azabimva ko yavutse ariko basi gerageza we mwana ntabwo yakurakarira buryo akeneye gukumenya akeneye kumenya abavandimwe be ariko uramwima uburenganzira bwe so ibyo byose rero ni ibintu bishoboka niyo mpamvu ikintu ashaka kuvuga tujye twiga gukemura ibibazo wana tugihari ibyo ushoboye gukemura bikemure wisigira abantu ibibazo kubera ibyo usiga abantu mu bibazo niba uzi ko bishoboka ko wabikemura hari inzira urayizi uri mukuru ubu uzi inzira ugomba kunyuramo yes kemura ibibazo bigishoboka yego topic y'uyu munsi ntekereza ko mfite ibintu bitandukanye byo kuvuga ikamumeze nta kibazo iyo yari topic ya mbere tugiye kuri topic ya kabiri ikindi cya kabiri ababyeyi natwe cyari ku babyeyi hari ukuntu twitwara ugasanga umwana nta rugero umuha n'urugero ugasanga umwana niba uri umubyeyi ukirirwa utuka wicara ugatukana ujye ureba ugahura n'umuntu ukabona ari gutukana n'undi wamubaza ngo uriya yitwa nde n'uyu yitwa nde adashobora kubikubwira ugasanga ushaka kukubaza ngo wowe witwa nde wowe witwa ugasanga abantu abagore cyangwa se abakobwa ugasanga bagiye ku gasozi batukanye cyangwa se uri mu rugo uri gutuka umuntu mugenzi wawe umubyeyi mugenzi wawe umwana yumva umwana arogeze ko abana bakunda nyina abimva ibyo nyina ari gukora ari byo yakiri muto ugasanga umubyeyi abaye hari umuntu wishinze wa wundi utukana 100% ijana ku ijana akaba umuntu wirirwa atukana ntiyibuke ko afite abana barimo baragenda bamenya ubwenge urimo urabaha urugero rwiza urugero rwiza rwo kuvuga ngo nuba ngo wamwa akenshi umwana wimva ko umubyeyi washoboye byose ari tu kandi koko ntabwo dushoboye byose niyo mpamvu niyo umwana ubuze minerivare ntabwo abyumva iyo akiri muto ukabona minerivare ntabwo aba abyumva abimva ko ufite amafaranga donc nta nubwo atekereza ko ufite amafaranga azi ko nyine minerivare igomba kuboneka umwana iyo aburaye ntabwo aba azi ko aburara ntabwo abyumva sibyo aba azi ko mama we agomba kubona ibiryo nibyo kandi kuko nawe urababara ubura umwana buraye ariko nanone hari ibyo tugomba gukemura kuko tutagomba kwigisha abana bacu ikinyabupfura hari ukuntu ushobora kugendana n'abantu gutyo ukabona abantu bagendanye mu modoka ntibaziranye ukabona baricaye bahuriye mu modoka situmizi za shumuteto ugasanga baragenda baracambanye tukana po cyane n'igihe barwanira mu mamodoka kabareba abantu ntibaziranye nzi neza ko umwe atazi undi ugasanga umwe abonye undi angana ryo uwo munsi yakubonye mugacambana mugatukana mukajyana ku gasozi mugatukana ibyahendagiye ntimuziranye nta naho muzongera guhura kuki tutiyubaha icyo nacyo ni ikibazo cyo kutiyubaha kutubaha mugenzi wawe ni nabyo navugaga muri topic ejo ndi kuvuga ni umuntu aricara
ibyo ngibyo byo nimbisubiramo umutwe urandya ukicara ukarya ifiriti ngo umuntu yapfuye. Kuki tudakunda ikiza ku bantu? Kuki donc ni ukuvuga ngo buri muntu afite babyita iki, buri muntu wese agira ingabire ye, cyangwa se umuntu wese agira ingabire ye, umuntu wese ashobora umuntu wese agira ingabire, umuntu wese agira amahirwe ye, sibyo? Kuki utumva yuko mugenzi wawe ko yagize amahirwe naye nyine ni igihe cye? Baravuga ngo amahirwe y'umuntu ntahajya. Niba umuntu yifitiye amahirwe yo kuzagira aha n'aha azahagera byanze bikunze, aho yaba ari hose, aho yaba aravukiye hose, ni ukuvuga ngo inzira yawe bihari. Baranabivuze neza ngo urugendo rwawe ruba ruhari kuva uvutse kugeza ubyaye, kugeza upfuye. Donc buri muntu agira intangiriro n'iherezo, buri kintu kigira intangiriro na buri muntu agira intangiriro n'iherezo. N'Imana yarakuremye ikavuga ati uzavuka gutya uzapfa ungana utya, situ ntacyo wabihindura. Icyo utazi nuko utazi kuko igihe uzapfa ntabyo uzi, tunabimenye twahahamuka. Buri wese afite ibyiringiro byo kubaho. So ariko tujye tugerageza kubana neza. Uhuye n'umuntu ntimuziranye, muracambanye, muratukanye, impande yawe hari abana, nta kinyabupfura ufite, n'umwana azakura yumva yuko agomba gucambana n'abantu, sibyo? Tujye twubaha abantu bakuru, turi ababyeyi, turi abantu bakuze. Niba utabura umubyeyi ariko ushobora kuba utarabyaye ariko ukarera abandi. So igihe turimo rero, ikinyabupfura nyarwanda, umuco nyarwanda, indero nyarwanda turayizi twese nubwo tuyirengagiza, sibyo? Tujye tugerageza kubana neza mu mahoro, bana neza mu mahoro, yaba nabo mubana, yaba abo muturanye, yaba abo mukorana, abo mwirirwana, gerageza kubana neza, sibyo? Ntugafate ibintu bigire big deal, ugere muri quartier ukoza abantu bose bagutinye, ntibagutinya ahubwo barumirwa. Hari igihe umuntu avuga ibintu ukumirwa, nkuko navuga ejo ngo uriya muntu ukuze kuri aratinyuka akicara kuri kamera akavuga ngo ngiye kurya ngo umuntu yapfuye, nanjye narumiwe, n'undi wese yarumiwe. Hari igihe abantu bavuga ibintu ukifata ku mutwe utiye ukabona afite ikibazo mu mutwe. Iyo abantu batangiye gukonsidera ko ufite ikibazo on your mind, ntabwo uri serious kabisa cyangwa uri serious. So ni ukuvuga ngo rero indero, umuco, tubanze twige kwiyubaha, twubahisha abacu, tubahisha abana, abakuze abo bose, hanyuma twige kwiyubaha, sibyo? Turere abana bacu neza, tubahe indero. Umwana afite uburenganzira mu buryo bitandukanye, kumubyara, umurera, umukuza, kwiga, ibyo byose afite uburenganzira kugeza nawe umugejeje aho ashaka. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ugomba gufasha umwana kuzamuka nk'uko nawe. Donc ni ukuvuga ngo sinzi niba hari umuntu wakifuza ko umwana we yaguma hasi, buri wese yagombye kwifuza ko umwana yazamuka. Ikindi rero, hari ukuntu wigendana n'abantu ukumva ibyo bavuga. Reka mbibarize, kuba ushobora kuba ufite abana ukaba wabatemberana, ukabasohokana, ukajya kubajyana ku byicungo, ukabajyana hariya, mu by'ukuri ni ugupfusha, yego, ni ukugasipiya of course. Ariko se koko niba umuntu wese iyo arimo arakura akiga bagira ngo azabeho neza, abeho neza n'umuryango we. Hari ukuntu mugera n'abantu mukaganira topic kumva nakuvuga nigeze kuva muri expo, numva navuga wo kujya muri expo ngo kujyana y'abana ngo n'umurenge. Turi kuvuga ati expo kujyayo kwinjiramo n'igihumbi, buri muntu ufite abana 5 ngo ni 5, uwo ni umurenge. Siko ko n'umurenge, mujye mumbwiza ukuri, umurenge nge nzi ko nta kintu wakimira umwana ugifite. Umwana araryoha my friend. Netse kumwe n'abagabo ngo ni umurenge ngo se ngo wabutari ngo twengo ko twavukiye. Ese koko dukwiriye kubeshaho umuryango yacu nkuko twabayo? Amelioration se ni yihe? Reka mbabwire ngiye ku giti cyanye, numva ko ikintu cyose ufite ubasha kwihera umwana wakimuha. Niba ushaka kubona ibyo byicungo bikore, sibyo? Niba ubasha kumujyanayo mujyaneyo, niba ubasha kubikora bikore, sibyo? Bikore, nta kintu bitwaye, nta kibazo kibirimo, bikore. Yego,
niba ubasha kugira ikintu umugezaho, niba ubasha ko umva aho ariho hose wamujyana bikore, sibyo? Bitwaye nta kintu bitwaye habe na gato. Icyo wumva witse wamukorera ngo ni gaspillage, ngo ni umurengwe, si koko ni umurengwe, wowe ubyumva ute? Niba ufashe umuntu ukamujyana hariya ukishima, ukamushimisha, ukamuha vraiment nta kintu wakwiye kumwima gihari, sibyo? Ntabwo wagombye kugira ikintu mwima gihari, no, oya. Njye simbyumva kimwe nabo. Ni ukuvuga ngo niba hari igishoboka ushobora gukora umuntu wawe gikore uve. So ikindi rero, abantu tubana n'abakozi ukumva ko ugomba kumukoresha ariko kumuhemba, ya ntabwo ariko bigomba kugenda, ntabwo ariko bigomba kugenda. Kuki wumva n'umuntu nkawe gerageza kumufasha mu gihe ngo yego ndamuhemba ngo agomba gukora byose? Ntabwo yabishobora, nta muntu ushobora gukora akazi ko mu kazi ngo karangize. Niba ushoboye kugira ikintu wikorera gikore, niba ushoboye kuba wateka bikore mu gihe uhari, mu gihe ubishaka. Yego wenda siba kubikora mu minsi kuko ufite ibindi ukora, ariko bikore, bikorera abawe, bikorera umuryango undi we yaje gushaka amafaranga, sibyo? Bikore, uri kumva? Nta kintu bitwaye, nta kintu guhungabanyaho. Ntekereza ko ikintu bita gukora ntawe byinshi, gukora reka mbabwire cyo turi ku bunebwe pe, gukora ntawe byinshi, ntawe byahuteye, ntawe byabangamiye, gukora ntawe byinshi. Gukora byinshi nde? Gukora hariho byinshi, gukora nta muntu byinshi pe, ku buryo wumva yuko wabaho wicaye wegamye. Nta nubwo bizashoboka muri isi ko umuntu agomba kuba akora, ugomba kuwukora, ugakora abawe bagakora, bakora bakavuga bati tugendere mu rugero rwawe, wakanaga kuko yarakoraga, sibyo? So reka rero ntekereze ko topic ni nyinshi. Twatangiye kwerekana agakofi, hanyuma tugera turaganira icyo bitwaye, so ndaza gutegura n'ikiganiro n'ibishobokera cy'ubuzima byose tujye tubibana musogumana rero na Benny Glass. Hanyuma mukomeze mubane kuri channel, hanyuma mukomeze mukore ubuzima bwa buri munsi, mube hamwe mu buzima bwa buri munsi, sawa, sibyo? Hanyuma wibuke gukora subscribe, liking, sharing, commenting, icyo cyonyine ngusaba.